Muraho neza, uyu munsi ngiye kubereka uburyo washyira Antegita kuri Binance yawe. Antegita app ni imwe muri settings zikenerwa cyane kuri Binance kandi zizewe zishobora kuba zakoreshwa. Uyu munsi ngiye kubikwereka uburyo bikorwa akantu ku kandi kugira ngo konti yawe uyirinde kuba yakibwa kandi ibe ifite security ihagije. Tudatinze rero tugiye gutangira tureba akantu ku kandi. Kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Tudatinze rero ikintu cya mbere uri buze kuba wakenera uraza kujya kuri Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha, nurangiza searching application yitwa Google Antegita app. Reka nkwereke uburyo uza kubigenza. Uragenda muri Play Store yawe cyangwa App Store wandikemo Antegita uyisearching urebe yitwa Google Antegita, nurangiza uyikandeho ifite logo y'inyenyeri zirimo amabara, nurangiza ukande install ushyire muri telefone yawe. Nimara kuba installed ukande open, dutangire turebe neza uko bikorwa rero kugira ngo uyisetting uzubasha kubona code kandi ibe irinzwe. Nusoza rero urahita ukanda open winjiremo, ariko mbere na mbere reka tubanze tujye muri Binance account yacu kugira ngo tubashe kubikora neza kandi tubikore mu buryo bwiza. Tudatinze rero tuba twinjira muri Binance. Nitugera muri Binance turakanda hariya hejuru hari uturongo dutatu, nitumara gukanda hariya hejuru hari uturongo dutatu turi iburyo nako ibumoso, ntabwo ari iburyo. Numara kuba wakanda hariya hari ibumoso ku turongo dutatu, numara gukanda ku turongo dutatu rero hari ibyo ngiye kukwereka uri bukore. Reka tugendane step by step. Urakanda hariya hejuru nkweretse hari uturongo dutatu, numara kuba wakanda rero urahita ugera ahangaha. Numara kuba wagera ahangaha rero urabona hano hari agafresh ndimo ndakwereka. Ahangaha uri kubona nkoresheje agafresh urahita uhakanda. Ahangaha rero buri wese arahashyira muri Binance yiwe iyo wabaye verified cyangwa wariyandikishije muri Binance, kandi nawe ukeneye kwiyandikisha muri Binance ndaza kuba nagufasha kukwereka byinshi bitandukanye n'uburyo wakiyandikisha. Urahita ukanda handitse security, numara ukanda handitse security urahita ugera ahangaha. Byinshi kugenda byerekanisha ibimenyetso kandi biragaragara neza ko bisobanutse. Urabona harimo ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kureba uburyo bakora Antegita app. Rero tudatinze rero ukimara kuba wagera muri Binance cyangwa hari handitse security, urahita ujya muri Antegita app yawe cyangwa muri Binance yawe. Urabona ko ngewe irarinzwe kugira ngo winjiremo bigusaba pattern cyangwa bikagusaba fingerprint kugira ngo ubashe kwinjiramo. Rero ubu ni uburyo bwo kuba washyiramo umutekano wawe muri Binance kugira ngo ibe irinzwe kandi ifite security ihagije. Tudatinze rero nk'uko ubireba urahita ukanda kuri Antegita nyine kuko niyo tugiye kuba twashyiramo, nurangiza ukande hasi handitse ijambo enable. Numara ukanda ku ijambo ryanditse hasi ryanditse enable, barahita bakubaza ngo shyiraho passkey kugira ngo barebe neza ko ari wowe. Urahita ushyiraho fingerprint. Numara gushyiraho fingerprint utegerezeho gato bakugeze ahangaha, urahita usangamo code cyangwa icyo bita digit key baguhereza. Nurangiza iyo key uyikopiye, numara kuba wayikopiya rero ikintu uza gukora urahita usohoka. Iyi key uyibike, ni ingenzi kandi kirazira kuyerekana abantu bose. Urabona ko nanjye nayishe ahangaha kugira ngo ntayereka abantu bakaba bahakinga wenda cyangwa bakaba bakinjirira konti yawe ya Binance. Tudatinze rero urahita ugenda muri Google Antegita yawe. Umara kuba wakinjira muri Google Antegita urahita uyisearching cyangwa uyirebe muri telefone yawe uyinjiremo. Ukimara gusohoka muri Binance umaze gukopiya ira security key wavanyemo hariya muri Antegita wahawe na Binance ugomba kuba wakoresha. Nurangiza rero urahita ugendamo indani, nurangiza urahita usanga ahantu handitse ikimenyetso cya plus. Numara gushyiramo ahantu handitse ikimenyetso cya plus, mbere na mbere gusa uraza guhitamo email ukoresha. Email ukoresha nyine kuri Binance cyangwa indi email itandukanye, ariko byaba byiza iba yari email ukoresha kuri Binance. Nurangiza kuba wayihitamo urahita bakwereka ahantu handitse akamenyetso ka plus ugakandaho. Byinshi bari kubisha kuko ntabwo babikwereka kuko aba ari umutekano w'ingenzi. Nurangiza urahita ubona handitse akamenyetso ko guteranya, urahita ubona ahantu handitse security key, urangiza wakande handitse key hejuru ushyiremo izina ryawe. Nurangiza ukanda setup. Numara ukanda setup barahita baguhereza code aho ngaho. Noneho iyo code uhite uyijyana uze uyishyiremo muri Google Antegita hano kandi verify. Urahita kubwira ko byabaye verified. Urabona ko bikoze kandi ibaye verified, bise bikunda neza mu gihe gitoya. Bivuze ngo ibi ngibi nubikurikiza uraza kuba wabikora neza, kandi ugize ikibazo cyandika muri comment cyangwa ukinjira muri group yacu WhatsApp kugira ngo urusheho gusobanukirwa no kuba wabaze ikibazo tukagusubiza mu buryo bworoshye. Rero nizere ko musobanukiwe. Ufite ikibazo cyandike muri comment. Nimba ino video igufashije ukanda subscribe nimba warayikanze uruha agaciro cyane, kandi ikindi nakwibutsa bikagusharinga ino video kandi like. Bye bye, mugire byiza. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Bye bye.